بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bizakare ku ntumwa yayo wariwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuzaba mu bakurikiye intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nyagasani, nta bumenyi dufite uretse ubwo watwigishije, kandi mu by'ukuri niwe mumenyi w'ikirenga. Nyagasani, turagusaba ngo twongerere ubumenyi, unaduhe no gusobanukirwa. Uyu munsi rero bavandimwe, tugiye kurebera hamwe marifatu dini al-Islam bil adilla, kumenya idini y'Uwisilamu bigendanye na dalili. Idini y'Uwisilamu tugomba kuyisobanukirwa bigendanye na dalili. Icya mbere tugomba kumenya nuko idini y'Uwisilamu ari idini yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni idini twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, kandi umuntu wese uzafata ari umuyisilamu, agafata arabaye umuyisilamu kandi yaragizweho n'ubutumwa, uyu nguyu nta rwitwazo azaba afite, ndetse no ku munsi w'imperuka azaba ari mu banyagihombo, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati inna dina inda Allahi al-Islam. Idini yemewe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uwisilamu. Idini yemewe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone kandi Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira kuri wa wundi uzahirahira akajya gushakisha irindi dini ritari Uwisilamu, yuko azahura n'ikibazo gikomeye. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Qur'ani, muri suratu Al-Imran aya 85, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati uzashaka irindi dini ritari Uwisilamu ntabwo azaryemererwa, kandi mu by'ukuri we ku munsi w'imperuka azaba ari mu banyagihombo. Ibyo ni ibigaragaza rero yuko idini y'Uwisilamu ari idini rya Allah subhanahu wa ta'ala, ni idini twahitiwemo na Allah subhanahu wa ta'ala. Undi uzahirahira akajya gushakisha inyuma y'Uwisilamu, akajya gushakisha irindi dini, akajya gushakisha undi muyoboro wo kugera ku Mana, uwo nguwo ntabwo azawemererwa. wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kandi ku munsi w'imperuka azaba ari mu banyagihombo. Ntabwo ibikorwa bye ntabwo bizakirwa, bizahinduka umuyonga, bizahinduka ivumbi ritumuka, bizahinduka ivumbi ritumuka. Aho rero niho umuyisilamu agomba gushinga inkoro ye, ntahave akatsikamira, ntashinguke ku idini rye, ahubwo agakomeza gushakisha ubumenyi kugira ngo ahagarare ku idini rye afite na gihamya. Uwisilamu rero bugira inkingi. Uwisilamu bugira inkingi zubakiweho Uwisilamu. Umuntu rero uzicamo inkingi n'imwe, uwo nguwo azaba afite ikibazo kinini cyane mu idini rye. Uwisilamu bwe buzaba bujegera, kubera ko idini y'Uwisilamu ugomba kuyimenya uyisobanukiwe neza ugendeye kuri izo nkingi. Icya mbere ni uko inkingi ya mwamba ni shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Inkingi ya mbere ni uguhamya yuko nta yindi mana iri ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ugahamya yuko Muhammadi ari intumwa y'Imana. Iyo ni inkingi ya mwamba yo kugira ngo umuntu abe umuyisilamu. Ibindi byose ntabwo bishobora kwemerwa mu gihe ino nkingi iri jambo ritujujwe, riturutse ku mutima, yuko nta yindi mana iriho ikwiye gusengwa mu kuri uretse
Allah subhanahu wa ta'ala, kandi Muhammad akaba intumwa ye. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo wemera Imana gutyo gusa, ugomba no kwemera intumwa yayo, kubera ko iyo ntumwa niyo yazanye ubuyisilamu. Iyo ntumwa niyo yazanye igitabo tugenderaho kugira ngo tuyoboke bwa buyisilamu. Niyo mpamvu rero ugomba guhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri, ndetse ugahamya nta yindi Mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah, ugahamya n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu tuba dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad, tuvuga tuti sallallahu alaihi wasallam, Allah muhundagaza amahoro n'imigisha. Tumusabira amahoro n'imigisha, kandi ntabwo ari we bifitiye inyungu, ahubwo natwe bidufitiye inyungu, kubera yuko umusabiye amahoro n'imigisha inshuro imwe arakugarukira inshuro 10. Allah subhanahu wa ta'ala biguhembera inshuro 10. Niyo mpamvu rero umuyisilamu iyo yumvishije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuzwe, agomba kumusabira amahoro n'imigisha. Ari mu gihombo rero wawundi uzumva intumwa y'Imana ivuzwe ntayisabira amahoro n'imigisha. Iyo nkingi rero ya mbere umuyisilamu agomba kuyihamya, umuntu agomba kuyihamya kugira ngo abe umuyisilamu abivanye ku mutima, nta ngingimira, nta kuvuga ngo yabihatiwe, nta kukekeranya, nta gushaka ibindi byihishe inyuma, akabihamya bivuye ku mutima. Iyo ni inkingi ya mwamba kugira ngo izindi nkingi zubakire kuri iyi ngiyi. Inkingi ya kabiri rero ni iqamus salah, ni uguhozaho amasengesho. Amasengesho 5 ukayahozaho, ugahozaho amasengesho 5 kandi ya buri munsi. Umuyisilamu agomba guhoza amasengesho 5 ya buri munsi, uko abyutse agasari, saa 6 agasari, saa 9 agasari, izuba ryarenga agasari, saa 2 cyangwa se saa 1:40 agasari, isengesho rya nijoro. Ayo ni amasengesho 5 umuyisilamu asenga. Ntabwo umuyisilamu rero aho umuyisilamu gutyo gusanga akomeze yicarire ngo yabaye umuyisilamu adasari. Kirazira, kubera ko kudasari bikura umuntu mu idini. Uba ugomba gusari. Niba warabaye umuyisilamu, uba ugomba no guhozaho amasengesho. Aya masengesho afite agaciro kanini mu buyisilamu. Agasenga isengesho rya fajiri mu rukerera, na zuhuri ari rya saa 6, na lasiri ari ryo rya saa 9, na magharibi ari rya saa 12, ndetse na raishayi ari ryo rya nijoro cyangwa se ryo mu gicuku saa 2, saa 1:40 gutyo. Kandi ayo masengesho afite ibihe ntarengwa. Umuntu wakereje isengesho akajya kurifatanya n'irindi, aba agomba gukora tauba, ntazasubire, kereka hari impamvu z'uburwayi, impamvu z'urugendo, agafatanya nabwo mu buryo bwemewe n'ubuyisilamu. Agafatanya mu buryo bwemewe n'ubuyisilamu, ntabwo ari ugupfa gufatanya gusa uko yiboneye. Ayo masengesho rero akayahozaho, akamenya yuko nta bundi buryo bwo kurokoka uretse ko agomba guhozaho ayo masengesho mu gihe amaze kuba umuyisilamu. Ikindi rero, indi nkingi nanone ni inkingi yo gutanga zaka, gutanga amaturo. Gutanga zaka ni umutungo uva mu bakire ugahabwa abakene, kugira ngo usukure ya mitungo, nabo ubwabo bahanagureho ibyaha, biba impamvu yo guhanagurwaho ibyaha. Hakaza indi nkingi yo gusiba igisibo cya Ramadani. Igisibo cya Ramadani ni inkingi mu nkingi z'ubuyisilamu. Ahangaha rero niho usanga abayisilamu bamwe aribwo baza gusara muri Ramadani. Usanga nibwo noneho bagiye kuzura imisigiti, mu yindi minsi batazaga. Ibi rero baba bagomba kwikubita agashyi mu gihe bamaze no gusiba Ramadani, ntibahite bagenda ngo bicarire, kuko ntabwo Ramadani yari Imana barimo basenga, ahubwo basengaga Imana ibaho igihe cyose. Iri muri Ramadani irahari, no mu bindi bihe irahari. Baba bagomba rero kuyisari
bakayisenga igihe icyo ari cyo cyose. Siba rero igisibo cya Ramadani, ni ukwezi kose turagusiba, tutarya, tutanywa ku manywa y'ihangu, ndetse tutabonana n'abo twashakanye ku manywa y'ihangu, kuva umuseke utambitse kugera izuba rirenze. Hakaza rero indi inkingi ya gatanu ariyo wa hajjul bayti lillahi haram, kujya mu mutambagiro mutagatifu, Imaka, kujya kuzenguruka ingoro ntagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala iri Imaka. Uyu ni umutambagiro rero, uno mutambagiro nawo ni mu nkingi z'Ubuyisilamu, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yategetse kuri wa wundi uzaba ufite ubushobozi kuzakora uyu mutambagiro mutagatifu. Ntabwo rero bikwiye ko umuntu ahunika amafaranga, akayagura amazu, akagura amamodoka, ugasanga aracyavuga ngo nta bushobozi mfite bwo kujya Imaka, nta bushobozi mfite bwo kujya Imaka. Ntabwo najya Imaka mfite miliyoni zingahe zonyine. Ibi ngibi ni ubugugu, ibi ngibi ni ukwihuguza, ibi ngibi bazabibazwa. Nimba ufite aho uba, ni gute niba ubonye za miliyoni zingahe zo kujya Imaka, ni gute utagenda? Ntabwo kujya Imaka ari ukubanza kurunda miliyoni 10 kuri konte ngo ugiye gukuramo 2 cyangwa 3 uba ari bwo ujya Imaka. Oya, ntabwo ari ubwo bushobozi. Ubushobozi ufite icyo urya, ufite icyo unywa, usigira abantu bawe. None ubonye na tiki kujyana Imaka, genda ukore umutambagiro mutagatifu, inkingi uyirangize. Ntabwo ari ukurindira ngo banze witeganyirize ibyo uzarya mu myaka 5. Ibi ngibi ngo ndabanza ngo niteganyirize no mwaka wose, ibyo nzarya umwaka wose, ni mwaka uzakurikiraho ngo kugira ngo numve yuko nagize ubushobozi bwo kujya Imaka. Ibyo ngibyo ni ubugugu. Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye ubushobozi muri ano mezi 2. Ubashije kubona icyo uha umuryango wawe, ubashije kubona aho ushyira umuryango wawe, none urasaguye, ni gute utajya Imaka? Cyangwa ugasanga bamwe barashaka kugura inzu za miliyoni 40 cyangwa miliyoni 10 na zingahe, arimo aranga gukuramo miliyoni 3 ngo ajye Imaka, arimo ararwanira no kujya kugura inzu za miliyoni 10. Wagura inzu ya miliyoni 5 cyangwa se inzu ya miliyoni 7 cyangwa se inzu ya miliyoni zinga, hanyuma ugasagura nayo kujya Imaka, ukajya kuzuza umutambagiro, ukajya kuzuza inkingi mu nkingi z'Ubuyisilamu. Abantu ntibakumve yuko kugira ubushobozi ari ukuzagira amamiliyoni atabarika. Ubwo ni ubugugu. Kandi iyo bapfuye ya mitungo abayisigayemo barayirira, ntibanamwibuka. Alimaru wa libanuna zinatul hayati dunya. Iyi mitungo mureba, iyi ngiyi muba mubona, ni imitako y'isi. Walbaqiyatu salihatu khayrun inda rabbik. Ariko ibisigaye, bya bindi ujya gutanga, bya bindi ujya gukora umutambagiro mutagatifu, ibyo ngibyo nibyo uzasigarana. Ni nabyo byiza uzabona ku ihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurusha bya bindi wagiye urundanya, byarangiza ugapfutana nta naho ubiriye, ugapfutana bikozemo n'umutambagiro mutagatifu, ahubwo ukajya kubihanirwa yuko wari ubitunze utarabikozemo ibada wari utegetswe. Umutungo rero ni inema, umutungo ni ingabire uba warahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Zitangemo zaka, unagire gute, unakora umutambagiro mutagatifu, ugiye kuzuza inkingi mu nkingi z'Ubuyisilamu. Izo rero ni inkingi z'Ubuyisilamu twabonye. Iya mbere ni uko uhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuretse Allah, ndetse na Muhammadi akaba intumwa yayo. Iya kabiri akaba ari ugusari 5 ku munsi. Iya gatatu ikaba ari ugutanga zaka. Iya kane akaba ari ugusiba ukwezi kwa Ramadani. Iya gatanu akaba ari ugukora umutambagiro mutagatifu ku nzu y'Imana iri Maka. Izo nkingi rero uko zakabaye zose zigiye zifite dalili, zifite gihamya muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala agenda atwereka buri nkingi na dalili yayo. Nk'inkingi yo guhamya Allah subhanahu wa ta'ala, inkingi ya mbere ariyo guhamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala.
naho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati Allah ubwe ahamya ko nta yindi mana iriho uretse we, n'abamarayika n'abamenyi bakabihamya. Allah niwe ugenga ubutabera, nta yindi mana iriho uretse we, umunyembaraga, umunyabugenge. Allah subhanahu wa ta'ala rero arabyihamirije muri Qur'an, nta yindi mana iriho ukwiye gusengwa mu kuri uretse yo. Ijambo la ilaha ukuvuga ngo muri iriya shahada, muri buriya buhamya burimo inkingi ebyiri z'ingenzi. Inkingi ebyiri zirimo ni uko iya mbere ari uguhakana la ilaha, ni ukuvuga ngo urimo urahakana ibindi byose bisengwa bitari Allah. La ilaha urimo urahakana ko nta mana iriho, ibindi urimo urahakana izindi mana zose bisengwa bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Noneho ugahita unahamya uvuga uti illallah, ugahita ushimangira yuko ukugaragira amasengesho ibyo ngibyo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Niryo jambo la ilaha illallah, urahakanye uganashimangira ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we ukwiye ayo masengesho. Umuyisilamu rero aba yarahakanye ibindi byose bigaragirwa, ibindi byose byiringirwa, yarangiza agahamya ko nta wundi bikwiye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ugasanga umusilamu yarabihamije yarangiza akajya mu bapfumu, yarabihamije yarangiza akajya kwizera imyaku, yarabihamije yarangiza akajya kwizera abaruzi. Ibi ngibi rero aba ari kunyuranya na bwa buhamya yivugiye ubwe. Rero Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu fi ibadati, Allah subhanahu wa ta'ala ntayo babangikanye mu gusengwa. Kama annahu laysa lahu sharikun fi mulki, nkuko nta n'uwo babangikanye mu bwami bwe, mu kugenga ibi byose tureba ntayo babangikanye, nta wasaba ubusabe, nta wasaba ubufasha, niwe wenyine, ni nawe rero ukwiye amasengesho. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala arabishimangira mu yindi aya aho avuga ati wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ubwo Ibrahimu yabwiraga se, ubwo intumwa y'Imana Aburahamu yabwiraga se ndetse n'abantu be, n'abantu bari bo muri icyo gihe, arababwira ati innani bara'un mimma ta'budun, ati njyewe ndi kure, njyewe nitandukanyije n'ibyo mugaragira, njyewe nitandukanyije n'ibyo musenga, illa alladhi fatarani, uretse wa wundi wampanze, uretse wa wundi wampanze. Ni ukuvuga ngo Ibrahimu yitandukanyije na se ndetse n'abandi basengaga ibigirwamana, ahubwo aravuga ati uwo nzajya nsenga ni wa wundi wampanze, illa alladhi fatarani, illa alladhi fatarani. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu yindi aya, akatubwira ati kuri ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati arabwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amubwira ati vuga uti yemwe abahawe igitabo, Abayahudi n'Abanaswara, nimuze ku ijambo riboneye hagati yacu namwe ry'uko tutagomba kugira uwo dusenga utari Allah, kandi ntitugire icyo tumubangikanya nacyo icyo ari cyo cyose, ndetse bamwe muri twe ntituzagira abandi ibigirwamana basenga mu cyimbo cya Allah,
Allah rero arakomeza avuga ati ariko niba bitera umugongo muvuge muti nimuhamye ko twebwe turi abicisha bugufi abayisilamu fa in tawallahu faqulu shuhadu bi anna muslimun. Nibaramuka bateye umugongo ibyo mubabwira byo guharira Imana amasengesho, byo kutagira icyo tumubangikanye nacyo, icyo mumubangikanye nacyo, muzababwire muti nimuvuge muti faqulu shuhadu bi anna muslimun, muzababwire muti nimuhamye ko twebwe turi abicisha bugufi, twebwe ntabwo tubangikanye Imana, twebwe ntabwo turi busenga ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala, twe twicisha bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aho rero Allah subhanahu wa ta'ala aratugaragariza gihamya muri Qur'ani ku bijyanye na buriya buhamya bwa mbere bwo guhamya ko nta yindi Mana iri ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Aho rero Allah subhanahu wa ta'ala arabidushimangirira muri Qur'ani aduha gihamya nyinshi zitandukanye n'izindi tutavuze, zirimo zerekana ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wenyine, ari we ukwiye amasengesho, ari we ukwiye kugaragirwa, nta wundi dukwiye kumubangikanya nawe n'icyo ari cyo cyose. Namureka rero dusoreze ahangaha, ubutaha tuzareba noneho gihamya igaragaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'izindi nkingi twabonye tuzagenda tubonera gihamya yazo muri Qur'ani ndetse no muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namureka rero tubasezereho, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mushikame ku idini y'Uwisilamu, kuko ni ipfundo tutagomba kurekura, ni ipfundo tutagomba kujenjekera, tugomba kuzageza ubwo tuva mu mwuka turi abayisilamu ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala, dusaba Allah ko yazakomeza akatuyobora. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Ujama Said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.